Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Clement Inyirigito. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka, ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo, ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye, ariko icyo nzija iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye. Ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye. Uheruka kubikora ryari se kwa? Kandi ubwo wenda ubuzi yuko koko ari iby'Imana ishaka ukanabifata koko Imana ibishaka. Ejo bundi twari mu nama n'Imana itubwira ukuntu ibifata nyine ibyo mukora. Yaratubwiye ngo murabikora ikabihorera, mukibwira yuko ihwanye, igihe kimwe kizagera ibitorore ku murongo uko bikurikirana. Nanjye uri kubabwira ariko ntimugire ngo simbikora, ndabikora pe. Nuguri ndabikora, je noneho nabigize n'akamenyero, nabifashe nk'ibintu bisanzwe. Ejo bundi hari n'uwo nabikoreye mbimukorera nabisuzuguye, mbimukorera nkoresheje akaboko kamwe. Nkimara kubimukorera ahita avuga ngo ko biremereye bisubize hasi mu bigabanya, ibi biro 50 bya Kinigi murabona nabigeza kuri kiriya kigo. Aravuga ati ni mu bigabanye kugira ngo mbone uko mbijyana. Turavuga ngo ubwo nta kundi reka tubigabanye. Turabigabanya tubigira 15. Ibyo uri kunyereka ntago mbizi, urumva? Arabyikorera arabijyana bigeza ku kigo. Arakagori kameze mu kanwa, urumva? Abigejeje ku kigo, deregiteri waha kibibona aravuga ati reka ntago ari bitwabatumye, mwazanye ibitari byo. None se twazanye ibitari byo byagenze gute? Ati mubikuye he kwanza? Tubikuye ku karere. Ku karere twababwiye ko dukeneye ibya mate n'ibya biology, none uzanye iby'ikinyarwanda, ubu ngubu ninde uri bubikoresha? Aravuga ati ariko ubwo ngubwo ni mu bisubizeyo babihindure. Aravuga ati nakundi reka tubisubizeyo. Tubisubizayo turabwira ati rero ni mu bihindure. Bagiye kubihindura basanga byose byashiririye. Papa ati mujye guca ibindi mu murima muze mu byotse kuko genda shaka ibyokeje muze kandi mubime neza. Nanjye ubwo ndavuga ngiye kujyana n'abandi kujya kubica. Ubwo ngiye kubica mama aravuga ati we ntaho ujya, fata kano kabindi ugende mu kabande ujye kuzana amazi yo kunywa ndayakeneye. Ndababara ngenda mfite umujinya, ngenda ndagatogoza. Ngiye kugera ku mugezi sinzi ukuntu narangaye kabakikubise kwibuye kaba karamenetse ngo pa. Ariko amahirwe nagize hari umukecuru wari uraho hafi, nsanga arimo arakora utundi. Ndamubwira nti se mukecuru, ako ngako uri gukora ushobora kugakora mu gihe kingana iki? Ataka ngaka ngakora mu gihe cy'isegonda n'iminota 15. Ndavuga nti se mukecuru ubwo ku munsi ushobora gukora tungahe? Ati je utwo wanyishyura twose nadukora da. Upfa kuba uri bunyishyure. Dukora ka mbere unyishyura, dukora ka kabiri unyishyura, dukora ka gatatu unyishyura. Ndavuga nti se mukecuru ko nabonye n'ubundi ukunda kugira abakiriya benshi, niriye bangugira. Atakanjye sugira ngo kameze nk'akabandi, kaba kumutse ku buryo n'umusiramu yakarya ntanamenye ko ariko n'ukuri kw'Imana. Ya ndavuga ni mukecuru ngaho rero nanjye kankorere maze numva ukuntu kameze. Abaragakoze amaye ngo nkumve
ngacanye numva n'ubundi karacyasamira, ndavuga nti ariko ubu ngubu ni uku nguku mugakoze. Aravuga ati ariko ibi ngibi ndabizi ko tujya tugira ikibazo twa antene, niyo mpamvu dusamira cyane. Ubwo urajya kugura indi ubundi ugaruke tuyishyiremo. Ndavuga ni se aya masaha ndajya kugura indi, iyo nari mvanye mu migina turananiranwe, ubu urambwira ko njya gushaka indi? Ndavuga ni rwose sinshobora kujya gushaka indi. Arambwira ati rega ikibazo wagize ni kimwe, we wagiye ushaka imwe kandi wari gushaka nyinshi, wajya unaniranwa n'imwe ugafata indi yakunaniza ugafata indi. Ndavuga ni reka njye kuzishaka koko. Ndagenda ndazihiga ndazibura pe, naho nzibonye nkasanga bafite iz'amaroti kandi ngiye nashakaga iziriho magufwa kugira ngo nziteke mu isombe. Ndavuga ni ibi ntago ndi bubivemo. Ngiye kubivamo nitahiye, ngiye kumva numva umujama wanjye arampamagaye ati ariko hari ahantu nakubwira hari iza nyuma za original, zaba ari za Samsung cyangwa ari za iPhone. Muri Samsung 250 buriya wagenda ukazisanga iyo ushaka kandi baguha garanti, bakora neza, n'abantu beza byatari. Ubwo ndavuga ni reka njye muri Samsung 250 hari mu mujyi mbabwire haba abakobwa beza. Naragiye nabanje no kwibagirwa ko ari telefone yari injyanye, mpabona umukobwa, ubwenge bwanjye bwamenetse ndi kubwumva. Burameneka ndanabureka burameneka, ndavuga nariko ndaza kubuyora. Ngiye kubuyora mama aravuga ati habuvuta buyorana n'ibitaka, ubu ngubu genda ufate ku bwaso abari gusiga ku mugati cyangwa usigaho marigarine, ubundi ibyo ngibyo byihore turajya kugura ubundi. Ndabureba burambabaza kuko bwari ubwa Kinyarwanda, kandi murabizi ukuntu bwa Kinyarwanda buryoha. Mwese si mubukunda? Cyane cyane babukunda muri dote, abantu bose bakenyeye, abagabo bakenyeye, abakobwa bakenyeye, abakecuru bakenyeye, n'umugeni nawe aba yakenyeye ameze neza byatari. Ariko jewe nubwo abantu benshi babukunda mbabwire nje ntago mbukunda. N'umukobwa urimo hano uzi ko kibufite ntago nagushaka ngo nkugire umugore. Ngire kugushaka nje no kurwana no kubukwaka. Murakoze cyane, nitwa Nyirigito Clement. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro, hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250 is sure deal. Abachenga